Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango Itamutamu Channel. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Kuri uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku dukoresho tune two mu nzu abimukira bakunda guhura natwo tukabanyuzura tukabatera ibibazo ku buryo n'ingenzi uretse n'umwimukira naho waba uri hose mu rugo aho ngaho kudutunga ni byiza turagufasha. Yego dufite ingaruka zitari nziza, icyo nshatse kuvuga ingaruka ni uko nyine zitera, ni ukuvuga ngo umuriro ukoresha ni mwinshi. Akenshi usanga ukoresha umuriro utoroshye. Reka mbere rero kuri iyi bita keto ikora icyayi cyangwa ikawa. Iyi ngiyi rero ntekereza ko abantu bose bazi kuyikoresha, iroroshye mu kuyikoresha, ariko njyewe wigeze kunyuzura nkigera inaha ngaha, yaranyuzuye bituma ashaka ko hari nanjye umusanzu icyo nayigiyeho hari ubu byagira ubifasha. Hari famiye y'abakavukire nagiye gusura, bari abantu bakuze bagiye gusura, ubwo twari tumenye hashize igihe kinini cyane, njya kubasura, ubwo turaganiriye, ubwo barambaza niba nkeneye icyayi cyangwa kofi, ndambwira sawa. None barambwira niba bashaka kungerageza, sinzi niba bashaka kungerageza ubuturage bwanjye, aho ntabwo nababeshya, ariko sinzi ukuntu nagize bambwiye ngo ni nawe umusore urimo ugifite intege, genda udukorera icyayi. Shoti ndaje mfatishe ako kuma nyine gateka icyayi, nshyizemo amazi, nkijya gukanda nyine kari akantu kayatsa, umukecuru yahise avuza induru, buretse gatoya, ndambwira habaye iki? Ahita ambaza none se hano turi bangahe? Ndambwira turi batatu. None se ayo mazi yose ushyizemo amazi nk'ayo ari abantu barenze batatu? Ndambwira okay. Ngo ngiye mpita nyine ndambwira okay, nyirekera. Nibwo nyirekera urabona ko haba harimo nyine udupimo tugaragaza ibikombe 2, 3, 4, 5 kugeza nyine kuri litiro nyine imwe na mwe. Bigenda biterwa nyine, hari utubari tunini, hari utubari dutoya, nyine zigenda zirutanwa. Nibwo yanyigishije akantu, ako kantu kuri nge kabaye ak'ingenzi. Arambwira ngo niba muri abantu batatu, ni byiza gushyira hariya bitatu bigeze, ukarenzaho niburaho gatoya, kubera ko wenda hari ukuntu ibikombe biba ari ibikombe, harimo ibikombe binini biruta ibingibi uwakoze iyi mashini aba yarakoresheje yarateganyije. Arambwira okay, ako ni akantu. Arambwira ngo kandi si nicyo gusa, ubu uzigamye umuriro. Arambwira umwanya iriya mashini yakoresha wayujuje n'umwanya yakoresha washyizemo ibikombe 3 gusa ni mukeya. Ni ukuvuga ngo igihe imara irimo gushyushya ari amazi yuzuye, umuriro uba urimo kugenda, ariko iyo ushyize amazi make angana n'ibikombe ugiye gukoresha, bituma umuriro igihe cyihuta kandi n'umuriro ukagenda ari mukeya. Numva ako kantu ni akantu k'ubwenge nazasangiza abavandimwe banjye ejo n'ejo bundi. Hari ukuntu burya utuntu duto tuwusuzugura, ariko ni gato burya nyuma kazatuma fagitire yawe ijya hejuru utazi impamvu. Kuki buri munsi nishyura amafaranga menshi? Kuki nishyura amafaranga menshi? Byagenze bite? Simbizi. Ariko hari utuntu burya dutoya utitaho, nitwo tutuma usanga wishyura ayo mafaranga menshi. Reka noneho twimukire kuri iyi ngiyi. Iyi mashini yo yitwa ngwiki, reka nsome, yitwa ngwiki, air fryer. Yitwa air fryer, mbabari ntago nayoza. Iyi air fryer iradufasha cyane kuko tuyikoramo nikora akazi kenshi cyane muri iyi nzu. Iyi air fryer rero akenshi
iyi ntabwo ari inini, hari inini n'intoya. Iyi air fryer niyo dutekamo ama chips, niyo inkoko, niyo dukoramo inkoko, niyo twokerezaho inkoko, niyo ibintu byose byo kotsa, niyo imigati, ikora hafi ya byose. Rero ntakubeshye, icyo nabonye nasomye kuri box, dukoresha gusa ikintu kimwe. kandi urugero, iyo tugiye guteka chips, ndashaka wenda nguhe urugero akanyicane, wenda nkwereke tugiye guteka nka chips. Ina hari ubwoko bubiri bw'ama chips, hari chips zisanzwe n'izindi bita potatoes wedges. Ni nko gufata ikirayi ukagicamo ibice bine, cyangwa bitandatu cyangwa umunani ugitambitse, bikaza ari ibice binini, nuko ngo niyo bita potato wedges. Noneho iyo ari potato wedges ni na firiti zisanzwe, nta gushyiraho iminota imwe. Potato wedges koko ikeneye igihe kinini. Twebwe ukuntu tuyikoresha rero, dukanda kuri kariya kantu, maze tukageza kuri 200, tukazamura hariya tugeza kuri 200. ahangaha tugashyiraho iminota 15. none kano kantu ubona karimo gusimbuka gaflashinga, tukagakanda, ubwo bikaba biragiye. nuko nguko dukora izo potatoes wedges. ni nako dukora twotsaho inkoko, ibipande by'inkoko, amaguru, amababa. Ntabwo dushyiramo inkoko yose, dushyiramo nyine ibice, bice byose. ariko ku nkoko, kugira ngo inkoko ibe yahiye neza, ushyiramo igice, ushyiramo bwa mbere, ukareka iminota 15 yarangira, ukongera ugahindura ikindi gihande, ukongeramo indi 15. aho ngaho inkoko iba yahiye neza. kandi biba byiza iyo umaze muri ya minota 15 ya mbere, mu gihe ugiye kuyihindura ukayikata inkoko, ukakatamo kugira ngo ubushyuhe bwinjiremo ndani, ugakatakatamo nyine kugira ngo ubushyuhe bwinjiremo ndani, nawe urabyumva. ubwo ugakomeza gutya iminota 15 ku ruhande rumwe, n'indi 15 ku rundi ruhande, ibihagije. noneho chips zisanzwe ushyira kuri 11. nabyo zivamo ari chips nziza rwose, ziryoshye nta kibazo. ku byerekeye imigati, nko hari imigati kugira ngo ibe toasting ntibabuke, kuko ina hari ukuntu dufata nk'imigati bakabika muri freezer, ikaba yamaramo hafi ukwezi. noneho nk'imigati garlic bread, nyine imigati barabashyizemo na garlic, tangawizi, oya ntabwo ari tangawizi, garlic, igitungurusumu. imigati barashyizemo, barakoze bagashyiramo n'igitungurusumu. ubwo rero nayo uyishyiramo hariya, ugashyiramo 11. rwose ivamo imeze neza, iryoshye pe. twimukire rero, reka ncomore hano ntaribagirwa. ubwo rero reka twimukire kuri toast. iyi ngiyi rero buri wese arayizi, niyo gukora toast z'imigati, nyine gukora imigati. ntabwo gukora imigati, ni gukora amatoast. iyi ngiyi, ubwo rero iyi ngiyi niyo guteka umuceri, nayo umuntu arayizi, nta kintu gishya kirimo, nyine uyicana inyuma yayo hari akabuto ucana yo kwishyiramo, yo kuyatsa. imbere hari akantu ako hasi, nuko ihita ikwereka, ukanda uhita umanura kano kantu, igahita itangira. washyizemo amazi, washyizemo umuceri, ugashyiramo, biterwa n'uburyo uteka umuceri. nkanjye hano nteka umuceri, nkashyiramo utuvuta, nkashyiramo umunyu, nkashyiramo n'uturungo twanjye. mfite uturungo hano twa zino cumin seeds, hari na cumin powder. sinzi uburyo iwacu babyita, naba nkubeshye. ubwo rero biterwa n'ibirungo ushyira mu muceri wawe. ibyo rero nibyo nari nabateguriye uyu munsi, kugira ngo duse nkaho twungurana ibitekerezo ku bintu bishobora kukunyuzura ugeze i Buraya, no wenda nko kumesa wenda imashini. bamwe bakoresha uburyo
imashini ijya ingora njye ntakubeshye, nk'iyi mashini nkoresha kuri 59 ariho hano handitseho delicatesse, niyo nkoresha, ariko akenshi imyenda y'umweru ntimara kabiri mpita nyijugunya kubera ko mu gihe gito iba yahinduye irindi bara, cyangwa ugasanga imyenda y'abana ntago itagase. Ntakubeshye washing machine yarananiye pe, sinzi kuyikoresha. Niba hari uzi mezire umuntu yakoresha yangira inama, ubwo yakwandika kuri comment wenda, koko iyo iriya delicatesse nkoresha imara ni iminota 59. Ubwo rero ubwo wabuze uburyo bwiza bwo kuyikoresha yaza tugira inama, tukiga tugasangira ubumenyi burya ni ugusangira. Ubwo rero byo niyo nari nabateguriye by'uyu munsi, ubwo kandi mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao ciao ciao.